kubasuhuza nanone mu izina rya Yesu Kristo mwami n'umukiza wacu. Imana iduhana umugisha. Ndanezerewe kugaruka rero kugira ngo twongere kuganira ijambo ry'Imana. Abantu bagiye bambwira byinshi, murakoze kandi ndabashimira kuba mukomeje gukurikira iyi chaîne. Nukuri Imana yo mu ijuru ikomeze kubaha umugisha. Ariko ikizagira icyo kitumarira nuko byagira icyo bimarira umutima wawe, ndetse bikagira icyo bimarira n'umutima w'uwo wabyoherereje kugira ngo abashe kubyumva. Rero ndabashimira cyane. Hari abantu bambajije barambwira batese ko tutafite nimero zawe, bagatuma abantu bakambwira nimero zanjye. Turaza kuzishyira hasi ku kiganiro, ku cyigisho nikirangira, noneho muzabashe kunyandikira nanone kuko hari abatarambajije ibibazo bashaka kumbaza. Rero nimero turaza kuzishyira ku kiganiro. Rero tugiye kuganira none kuri ya nsanganyamatsiko yacu twavuze ubushize. Mu mujyo wayo twari twize ku cyerekeranye no kubaka ku rutare, kugenzura inyubako yawe, kandi tukabona ko inyubako kugira ngo imere neza ari uko ugomba kuyubaka ku rutare. Igihe Yesu yaganiraga n'abigishwa be ari ku musozi w'umugisha, yababwiye byinshi harimo no kubaka ku rutare. Tugiye kubiganiraho rero. Reka tuanze dusenga Imana. Ariko mbere yuko dusenga ni ukuvuga ngo umutwe w'ikigisho cy'uyu munsi, ariko biri muri ya nsanganyamatsiko yacu yo kubaka ku rutare no kugenzura inyubako yawe, ni ukuvuga ngo iravuga ngo ibwize ukuri. Ibwize ukuri. Wowe ubwawe wibwize ukuri. Reka rero dusenga Imana. Mana yacu turagushimye kuko uri Imana, turagushimye kuko ukomeye, turagushimye kuko ukiranuka, turagushimye ko urebera hose icyarimwe. Mana uhabwe icyubahiro. Nuko rero kuko nta kibasha kurogoya umugambi wawe, n'uyu munsi urawutwongeye, turagushimye rero uhimbazwe. Nukuri tugiye kuganira ijambo ryawe, umutwe w'ikigisho uvuga kwibwiza ukuri. Ndakwinginze kugira ngo nukuri buri muntu wese umufashe, umuhe kwigenzura, yibwiza ukuri, kugira ngo mwuka wawe wera bane nawe kandi ahinduke umuntu witeguye kuzagusanganira. Nibyo nsaba Mana, nsabira buri muntu wese mu izina ry'umwana wawe ukunda Yesu Kristo, amen. Muvandimwe rero tugiye kuganira. Aho ubushize hari uwambajije hatari ko se ko wavuze kuri iyo mpanuka wakoze wongeye gukora nanone, ati ko nta muntu ubyuka ahantu muri dushe yahaguye. Imana ibigira, narababwiye nti iminsi n'umwarimu kwigisha adafite ikibaho cyangwa itusha cyangwa ingwa cyangwa se impapuro n'ikindi kintu, yandika ku mutima wawe kugira ngo ikundi gukomeretse. Iminsi ni kwimera, iminsi irakwiga ikakwigisha, wasibira ikagutegereza mukajyana, kandi yarangiza ikaguhindura ikibaho. Urumva nshuti yanjye, irakwigisha yarangiza ikaguhindura n'ikibaho, kugira ngo buri muntu wese avuga atari ko se nanjye nahuye nibi, none se giye bigenda gute? Imana rero ibishaka kugira ngo urusheho gukomera, kandi ijambo ry'Imana ritwereka ko ibyo bigeragezo ariko ari byo bitweza, ngo uko bidusena, uko bikerera, uko bimera gutyo bikwica, niko umwana w'Imana arushaho kuvamo ari muzima. Iyo dusomye mu mateka tubona ko umugabo witwa Yohana baramufashe bamushyira mu ngunguru y'amavuta, baramukaranga, bashaka gutegereza ko bamubona yabaye ifiriti, ariko avamo arabagirana, yahindutse umusore. Haleluya. Niyo mpamvu rero muri ibyo bigeragezo Uwiteka aza akabana natwe kandi agakomeza kutugirira neza. Niyo mpamvu umuvandimwe wanjye nagira ngo nkubwire muri aka kanya ko ukwiye kongera gutekereza neza, ukavuga utari ko se noneho koko ubu jewe bimeze gute? Nawe jya wibwiza ukuri, urebe iby'Imana yagukoreye, ubigenzure, urebe kuva wabaho, urebe kugeza uyu munsi. Noneho nurangiza uvuga uti nkwiriye gufata icyemezo, nkwiriye gukora icyo nkwiriye gukora, nkwiriye kwibwiza ukuri koko. Imana rero iduhana umugisha. Tugiye kureba amagambo aboneka muri Yesuwa. Tugiye gusoma igice cya 7. Murabizi ko ubushize twari mu gice cya 6. Ahangaha twahize ibintu byinshi. Rero tugiye gukomeza turebe muri Yesuwa igice cya 7. Nkuko mubizi twarebye igice cya 6, noneho tugiye gutangira dusoma rero.
iyo dukomeje gusoma mu bitabo by'amateka bitandukanye byagiye byerekana yuko aba bantu mu gutera Yeriko, Yesuwa mu gutera Yeriko nk'uko twanabyize ubushize yari yabwiwe n'Uwiteka. Uwiteka niwe wari wamubwiye, amubwira uko agomba kwitwara. Noneho rero icyakurikiyeho bamaze gutsinda, batsinze atari ku mbaraga zabo, batsinze ari ku mbaraga z'Uwiteka. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Byanditswe biravuga ngo Imana izagirira neza umuntu wese uyemerera akayumvira akemera gutumwa nayo, izamugirira neza, ntizamuhana, ntizamusiga, ahubwo izamuha ibimukwiriye mu rugendo kugira ngo abashe guhagarara nk'umuhungu nk'umukobwa w'Uwiteka kandi umwubaha nk'uko bikwiye. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Rero ni ukuvuga ngo ubwo Yosuwa bari bamaze kubona batsinze Yeriko, abantu bose bamaze gutikira muri uwo mudugudu, hatanzwe n'itegeko yuko ntawe uzayisana, kuzayisana azagira ibyago, kandi watinyutse nyuma y'igihe kirekire akayisana. Ibyo Yosuwa yahanuye abwirijwe n'Uwiteka byose uko byakabaye byarasohoye. Niyo mpamvu bagombaga kubona ubutware bw'Imana. Aka kanyina ndashaka gukomeza dusoma tumenye noneho uko byagenze. Hari uwundi mudugudu rero wa Ayi, noneho baravuga batumva rero umudugudu wa Yeriko wari ukomeye, wubatse, ufunze cyane, udadiye. None rero Ayi ndabona dukwiye nayo kuyitera. Bajya inama, nuko barangije baramubwira batumva rero reka twe kurushya abantu, reka tujyane abantu bakeya cyane, twe kurenza ingabo 3,000. Namwe mu byumve ntabwo ari ngombwa rwose. Noneho barangije kubikora baragenda bajya gutera Ayi, ngo nuko abantu baragenda, donc bagenda nk'ibihumbi 3. Bagezeyo birukanwa nabo kuri Ayi, ngo baragiye noneho basanga ingabo zirabiteguye bye. Zibonye ngo zimaze kubitegura batazi inzira, kubera yuko ntibari bazi aho banyura, ntibari bazi uko biri bugende, bazamutse ngo barabirukana bamanuka ku gacuri. Ikimanuka ngo bamanutse ku gacuri bagenda biruka, babicamo abantu 36. Nshuti yanjye, ibyo bintu byabaye ikibazo gikomeye kubona barazengurutse Yeriko gusa ikagwa. Noneho barangiza baba bafite intwaro n'ibikoresho bagenda noneho bakabatsinda. Angaha niho nagira ngo utekereze cyane impamvu yabiteye ni yihe. Nuko mu kujya gutera Yeriko bari baragishije Imana inama, ndetse Imana ni nayo yabatumye, niyo yababwiye. Kandi Yeriko mu gusenyuka ntabwo yasenyutse ku bwabo, yasenyutse ku bw'Uwiteka, kuko niwe wari ari umugaba w'ingabo. Barangije rero bajya gutera ku bwabo, bagiye gutera ku bwabo ka Ayi gatoya karabasuzugura. Barangije bagira igisuzuguriro kimeze kuri kutagisha Uwiteka Imana, kwiyobora. Maze rero tugeze ku murongo wa 6 w'iki gice cya 7, ngo nuko Yesuwa byumvise ashishimura imyenda ye agwa yubamye imbere y'isanduku y'Uwiteka. Ageza nimugoroba we n'abakuru b'Isiraheli bitera umukungugu mu mitwe. Aha hantu rero, aha hantu iyo mpageze ntekereza ukuntu uyu munsi abantu bamara gukora icyaha, aho kugira ngo tubasange cyangwa dupfukame dusenge turire ku ishyano riguye, ahubwo tukabashonyagiza, tukabaha inshingano, tukagira gute ibiki n'ibiki. Umuntu yamaze gukora ibyangwa n'Uwiteka, yamaze gutukisha izina ry'Imana. Aba bantu bari bamaze gukora ibyangwa n'Uwiteka. Icyatumye batsindwa, icya mbere bari bakoze ku byashinganywe nk'uko ibyanditswe bitubwira. Uwitwa Akani wari intore, uwatoranijwe muri aba bantu bagombaga kujya kurwana, yari yakoze ku byashinganywe. Ariko amaze kubikora ariyoberanya ajya ku rugamba, nk'uko abantu bamwe bajya babigenza, bagakora ibyaha, bagakora ibyangwa n'Uwiteka, ariko bagakomeza gukora umurimo w'Imana, bakubaka mu nsengero, bagatanga inkunga, bakaririmba, bakabwiriza, bakagira gute. Ariko bashyitsi bafite ibintu bahishe ku ruhande, bakindikiye, bakavuga bati turagenda, turagaragara nk'ababwiriza, turagaragara nk'abaririmbyi, nta kibazo, turagaragara nk'abayobozi, reka sinakubwira. Ariko mu by'ukuri ufite
ibintu wahishe, ufite ibara wakoze. Nagira ngo ubitekerezeho, erega aya mabara yacu Uwiteka arayazi. Hano rero haravuga ngo Yosuwa amaze kubibona afata abakuru b'Abisiraheli bararira bitera umukungugu, ngo nuko Yosuwa aravuga ati yiwe Nyagasani Imana, niki cyatumye wambutsa aba bantu Yorodani ukabudushyize mu maboko y'Abamori ngo baturimbure. Erega iyaba twarigumiye hakurya ya Yorodani, noneho bifuje kuba baragumye mu byaha, bari kuba baragumye mu Egiputa. Aravuga ati none niki cyatwambukije? Kuki Imana utaretse ngo tugweyo, utaretse ngo dupfireyo? Mana yanjye niki cyabiteye? Aho rero hari ikibazo ngo none Mana ndacyavuze iki? Ubwo Abisiraheli bagize gute? Bahaye ibitugu ababisha babo, kandi mu masezerano bagombaga kuba abantu batagomba guha ibitugu ababisha babo, batagomba no kubatinya. Abanyakanani nabo mu gihugu cyose nibabyumva bazatugota, bazimanganya amazina yacu mu isi. None se izina ryawe rikuru zarirengera ute? Atabaza Imana, maze ngo nuko Uwiteka abwira Yosuwa ati byuka, niki gitumye ugwa wubamye? Niki gitumye untakira uryo? Kuko hari igihe tujya gusenga Uwiteka kandi ishyano ryaguye, twakoze amarorerwa, ariko kuko duhuye n'akaga gato, n'icyago gito, n'ikibazo gito, tugatangira kwiga gusenga Imana, tugatangira no kuvuga Imana, kandi Imana ibireba mu mutima yimenya n'icyabaye. Ariko nawe rimwe na rimwe ntubu kiyobewe, ariko ubu Yesuwa noneho ntiyarakize. Hari hakozwe rero ibyaha bibiri. Icyambere, kuba bateye batagishije Uwiteka inama nkuko nabibabwiye, batongeye gusenga, kandi Yeriko yari yasenywe n'imbaraga z'Imana, ntabwo yari yasenywe nabo, si izabo. Baragira basanga abandi bafite imbaraga z'umubiri noneho, kuko n'ubundi bari bafite ingabo zikomeye, basanga barabiteguye, babakuramo 36. Nubwo bari bakeya, kunga 3000 zari zagiye, ariko umuntu umwe wa Isiraheli yari umuntu ukomeye cyane, wagombaga guhorerwa bitangaje. Kuba rero yarapfuye bakabirukana ikimanuka, byari ibintu biteye ubwoba. Maze rero Yosuwa akomeza avuga ati nuko rero ngaho mbwira, iri zina ryawe rikuru noneho uzarirengera ute? Maze rero Uwiteka aramubwira ati niki gitumye uvuga gutyo? Nuko Uwiteka ati byuka, niki gitumye ugwa wubamye? Abisiraheli bacumuye. Uwiteka aramubwira ati bacumuye kuko baciye ku itegeko ryanjye nabategetse, bagatwara ku bintu byashinganywe, bakabyiba, bakirengagiza ndetse bakabishyira mu bintu byabo. Wabyumvise? Barirengagije. Nshuti yanjye, erega nawe reba ibintu ukora wirengagiza, reba ukuntu wirengagiza. Erega turi abantu, Imana nayo irabizi turi abantu, ariko namwe ntimugakabye. Ariko si ubwo mwamona umuntu yabaho gute? Uko izabaho Imana, buri muntu wese, buri mugabo, buri musore, buri nkumi afite umuntu uzamushinja mu byo akora no mu byo yakoze. Kubera yuko nutangira kuvuga uti ndi umukobwa, ndi imfubyi, none se nari kubigenza gute? Nta kundi narasambanye kuko nashakaga ibyo kurya, kuko nashakaga ubuzima. Imana izakuzanira iyindi mfubyi yitwaye neza, iganamba ku Mana, kandi Imana ikayishyigikira, ikayiha amahoro adatangwa n'abantu, maze uyo mfubyi ikabasha kubigenderamo neza. Nuza uri umugore ukavuga uti rwose narapfakaye bituma nkora, Imana izakuzanira abandi bapfakazi banambye ku Mana. Nutangira kuvuga uti se ko nari umugabo nari kubigenza, Imana izakuzanira abandi bagabo banyuze mu kigeragezo nk'icyawe kandi bagahagarara bashikamye. Nuvuga icyo uzazana cyose, buri muntu wese afite umucamanza we. Niyo mpamvu ugomba guhagarara ushikamye, ukavuga utumva rero nkwiye guhagarara, nkemera ngaca bugufi ngasenga, kugira ngo ngende nk'uko Imana ishaka, ne kwiyoberanya, ne kwirengagiza. Wikwirengagiza
wikwirengagiza iby'Imana yavuze, wikwirengagiza iby'Imana ishaka, wijya mu ijambo ry'Imana igice ibwiza ukuri aho wicaye, ibwiza ukuri. Mutwe wacu uravuga ko ibwiza ukuri wowe ubwawe, wibwiza ukuri. Kandi reka nkubwire, nawe utakwibwiza ukuri, conscience yawe yo ntizaguha amahoro. Umutimanama wawe wo urakubwira, uragushinja, maze warangiza ugashaka kwiyobagiza. Ntabwo byari kwemera rero. Imana yabwiye Yosuwa ati wariyobagije. Ni gute wiyobagije? Bariyobagije, ntabwo ari Yosuwa wari ubikoze. Avuze ngo bariyobagije bakora ku byashinganywe. Umurongo wa 12, icyo nicyo cyatumye Abisiraheli batabasha guhagarara imbere y'ababisha babo, bakabaha ibitugu, kuko bahindutse ibivume. Ndetse sinzongera kubana namwe ukundi keretse murimbuye ikivume mukagikura muri mwe. Nshuti yanjye nkunda, mwabyumvise ngo kereka murimbuye ikivume mukagikura muri mwe. Ariko murumva icyo kintu. Ariko uyu munsi abantu tugotomera ibyaha nk'abagotomera amazi. Nagira ngo bitekerezeho, turabiganiraho byimbi ahangaha. Umurongo wa 13 ngo byuka wejeshe abantu uti mwiyereze umunsi w'ejo, kuko Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuze iti muri mwe harimo uwenze ku byashinganywe. Bisiraheli mwe ntimukibasha guhagarara imbere y'ababisha banyu keretse mugaruye ibyari byarashinganywe biri muri mwe. Reka mbabwire nshuti zanjye, ninde muri mwe uyu munsi ubasha guhagarara mu by'ukuri, agahagarara nk'uko bikwiye, adafite ikibazo cy'uko yatukishije izina ry'Imana? Abo bantu b'Imana barahari, ariko abandi benshi batukishije izina ry'Imana ntibabasha guhagarara n'abanzi babo, kuko barababwira batari ko se nawe uravuga n'ubugome bwawe, n'ibyo wakoze, n'ibyo ukora, nibi, nawe uracyavuga koko, nawe uravuga. Nshuti yanjye nkunda, bangaye bamaze gutinya, bamaze kwifatanya n'abatizera, ariko hakaba hari abo dufite badashobora guhagarara ngo baze baburira aba bantu. Nshuti yanjye nkunda, uyu Yesu agaragara nk'umuyobozi mukuru. Umutana abatambyi bagiye hamwe, biyiriza ubusa, barasenga, bigaragura mu ivu kubw'icyaha kimwe cyakoze, ko barenze ku itegeko ry'Uwiteka. Kandi ibyanditswe biravuga ngo icyaha kimwe gusa kijimisha mwuka w'Imana, ntasubire kubasha kugendana n'abantu. Noneho ngaho mbwira, reba mu itorero usengeramo, reba ibyaha bikorerwamo, reba nawe ibyo ukora. Noneho mbwire koko niba mwuka wera agikorana nawe. Nshuti yanjye nkunda, ahari birashoboka kubona ndi kuvuga cyane, ariko ihangane wumva iryo jwi nkubwiriza. Ni ukuri, n'ijwi riturutse mu ijambo ry'Imana rivuga ukuntu abayobozi baciye bugufi. Ni bangahe abayobozi b'amadini cyangwa se b'amatorero batinyuka gufata iki gihe bagafata abantu babo bati nimuze twigaragure dusenge, ibyaha byagwiriwe, ubusambanyi bwaje buruzuye, ubujura, ubugome, urwangano, ishyari, bimeze gutya birarenze kandi byagiye ahagaragara. None nimureke dusenge tubikuye ku mutima. Reka da, bitekereze nawe. Iki nicyo gihe rero cyo kwibwiza ukuri. Wowe muri iyo nyubako yawe wubatse, ibwiza ukuri. Umva ijambo ry'Imana urijyane nk'uko riri, kandi uryumvire. Nshuti yanjye nkunda, ni ukuri. Igihe ni iki ngiki. Ni uko birangiye ngo mu gitondo, umurongo wa 14, ngo muzaterane uko imiryango yanyu iri. Nuko umuryango Uwiteka azarobanuramo uzaterane uko amazu yawo ari, maze inzu Uwiteka azarobanura izaterane uko imbyaro zayo ziri, kandi urubyaro Uwiteka azarobanura ruzaterane, hazajye haza umuntu umwe. Yo nshuti yanjye nkunda, murabyumva? Hari imiryango, hari urubyaro, hari uzaza, hari umwe. Nagira ngo mubitekerezeho neza, ngo nuko uzafatwa ibyashinganywe, uzafatanwa ibyashinganywe, azatwikanwe n'ibyo afite byose, kuko yishe isezerano ry'Uwiteka agakora ishyano mu Bisiraheli. Nshuti yanjye nkunda, mbwira ishyano wakoze, byigenzurireho nawe, ibwiza ukuri, ubitekereze. Nshuti yanjye nkunda, ihangane wumve ibintu nkubwira, ibwiza ukuri. None urangiza uvuga utari ko se koko nanjye ko nakoze ibi bintu, mwuka w'Imana akaba atakigendana nanjye, nakora iki? Reka wumve ibyakurikiyeho.
Yesu azindutse kare ahamagaza Abisiraheli n'imiryango yabo. Ukwiri umuryango wa Yuda uratoranywa, yigiza hafi amazu y'Abayuda, afata inzu ya Zera, yigiza hafi inzu y'Abazera n'imbyaro zayo, n'imbyaro zayo, afata Zabudi, yigiza hafi umuryango urubyaro rwe, umuntu umwe nuko Akani mwene Karumi mwene Zabudi mwene Zera wo mu muryango wa Yuda arafatwa. Nshuti yanjye, nagira ngo mwumve aha hantu ngo Yesu azinduka kare mu gitondo ahamagara Abisiraheli n'imiryango yabo ukwiri, maze umuryango wa Yuda ubari ugira gute? Ubari utoranwa. Mubyumve ngo mu gitondo muzaterana umurongo wa 11 ngo uko imiryango iri, ngo nuko umuryango Uwiteka azarobanura uzaterane uko amazu yabo ari. Mwumve, hari umuryango bafashe imiryango 12, bamaze gufata iyo miryango noneho bashyiraho umuryango, bamaze gushyiraho umuryango ngo maze hajyaho inzu, noneho inzu ku yindi, noneho hagiyeho inzu ku yindi, habijya ku muntu ku giti cye, maze Akani abari ufatwa. Nshuti yanjye, urindiriye ko hakorwa ubufindo kugira ngo urinde gufatwa? Byavuye aho ngaho rero ibibazo twaragiye tubishyira ku miryango yacu, duteza akaga imiryango yacu, duteza akaga inshuti zacu, duteza akaga abana bacu n'abadukomoka, ariko noneho biri ku giti cyawe noneho, kuko byageze ku muntu ku giti cye. Yesu wararira, arataka, aratabaza, aravuga ati ibi ni ibiki bibaye? Ibi ni ibiki? Uwa mwana we, kuki udushyize mu kaga? Akana arabyemera, avuga ko yifuje ibintu akabyiba akabibika, ariko mu by'ukuri Akani yari yaratoranijwe. Nshuti, nagira ngo nkwibutse ko Akani yari yaravuye mu butayu, akaza agatora kugeza ageze i Kanani, ndetse akaba ugomba kujya mu ngabo. Arangije araza, aragenda ajya kurwana, ariko yari afite ingeso. Nubwo yari ku rugamba, ari umuntu urwana kandi watoranijwe mu ngabo, ariko yari afite ingeso yo kwifuza, ingeso yo kwiba, ingeso yo kuriganya, ingeso yo kutita kuri bagenzi bakarinda kubagusha w'ishyano. Ariko icyamuviriyemo n'iki? Nta kindi, nuko yishwe n'abo umuryango we, ndetse aho yiciwe hakagibuye na n'uyu munsi mu kibaya cya Kori, na n'uyu munsi ngo riracyahari. Icyo kirundo cy'amabuye kiracyahari. Nagira ngo ubyibaze, ubitekereze, noneho nurangiza uvuga uti ariko se ngiye nkwiye gukora iki? Ese kuki Akani atihannye, atarindiriye yuko barinda kumukoreraho ubufindo? None se utegereje ko haba ingaruka kugira ngo urinde kwihana? None se utegereje ko barinda kugukorera ubufindo kugira ngo urinde kwihana? Mu minsi yashize hari akantu nawe nako, ari umudamu wanshakishije, ariko ngewe nta nubwo nari nkimwibuka cyane, ariko nahise mwibuka. Yankoreye muri 2013. Noneho arangije mu minsi ishize ajya kunshaka ku kazi arambura. Agiye kunshaka ku kazi arambura, noneho aza ngo kubona nimero zanjye. Ashatse nimero barazimuha, bamaze kuzimuha aranyandikira. Yanyandikiye urwandiko rurerure, anyandikira asaba imbabazi, arambwira ati ngewe igihe nagukoreraga, avuga ukuntu yanyibye, avuga ukuntu yambeshaziga imibare, avuga ukuntu yariye amafaranga yo yabaga yacuruje ku munsi, avuga ukuntu ibintu byose yankoreye arabivuga. Arambwira ati none icyo shaka, ndifuza ko ayo mafaranga ubu ntayo mfite, ariko ndashaka kujya nkwishyura gahoro gahoro. Ariko maze kwakira umwami wanjye n'umukiza, nabuze amahoro, mbona yuko gukomeza gukindikira icyo cyaha ntashobora kubibasha. Narishimye, umutima wanjye urishima. Ndamubwira ntumva rero umukobwa mwiza, genda amahoro, ayo mafaranga uzayihorere, ahubwo ubuntu bw'Imana bukomeze kubana nawe, umwuka wera kuyobora. Reka nkubwire inshuti yanjye nkunda, iyo umuntu amaze kwihana icyaha araruhuka, kandi aho ubuntu bw'Imana bwageze, uwo bwagezemo buragaragara. Reka nkubwire, abantu mwese mwarwaye inkorora cyangwa murwara inkorora, hari ikintu utabasha guhisha.
urwaye inkorora umva nubwo waba uri hehe nubwo byagenda gute byanze bikunze ugomba gukorora inkorora ntishobora kwihishira rero reka nkubwire aho agakiza kageze aho ubuntu bw'Imana bwageze uwo byagezemo ntabwo bishobora kwihisha n'inkorora niyo mpamvu burakubyibushya bukagukesha bukaguhindurira amagambo bukaguhindurira ingendo bukaguhindurira imyambaro bikaguhindurira inshuti bukaguhindurira akazi ubuntu bw'Imana bubana nawe bukakuyobora noneho Imana nk'uko Imana yasanze Yosuwa twabibonye mu cyumweru mu minsi ishize uko yasanze Yosuwa ikamusanga ari wenyine ikamutuma ko agomba kujya kurimbura Yeriko ni nako igusanga wenyine ikazi kakubwira uko ugomba kwitwara uko ugomba kwihana uko ugomba kubana n'abantu uko ugomba kurya uko ugomba kunywa nshuti yanjye nkunda Imana irashaka ko wihana icyaha cyawe ubikuye ku mutima niba uzi ko icyaha kimwe kibasha kwijimisha mwuka w'Imana kikamwirukana niki gishobora gutuma ushobora kwihana nk'uko Akani yihannye ku munota wa nyuma ntacyo kimaze kandi nubundi yarishwe kubera ko yazaniye akaga Abisirayeli kandi Uwiteka yabwiye Yosuwa ati mugomba gukura hagati muri mwe ikibi mukakivanamo shuti yanjye nagira ngo ubitekerezeho wumve icyo ugomba gukora mu gihe nk'iki ngiki kuko nukuvuga ngo umutwaro wa buri muntu wese uyu munsi wakagombye kuba wo kuvuga ngo ukaba ukomeye mbega umutwaro wa buri muntu wese ukavuga uti mbese nkwiriye kumera gute mbese umutima wanjye wagizwe mushya mbese ubugingo bwanjye bwarahinduwe ukabyibaza mbese kubwo kwizera Kristo ibyaha byanjye byaba byarababariwe mbese navutse ubwa kabiri mbese mpuje nirarika rivuga riti mwese abarushye n'abaremerewe nimuze ndabaruhura iyo bavuze ngo abarushye n'abaremerewe nimuze ndabaruhura abantu benshi bumva ubupfubyi bumva ubupfakazi bumva ubukene bumva uburwayi bumva imiruho reka umva ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo umuruho Kristo ashaka kukuruhura n'uwo mu mutima n'uw'ibyaha kuko ibyo ngibyo ni ukuri vuga ngo bizahoraho warabisanze buzabisiga kandi iyo wamaze kwakira Kristo akaguha ayo mahoro yo mu mutima abasha gutuma wihangana abasha kuguha gutuza bigatuma utabasha kuremererwa n'iyo mitwaro yose niyo mpamvu muri Matayo 11:28 haravuga ngo abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura mbese waba uha ibintu byose agaciro ari ugutakaza ibyiza byo kumenya Kristo Yesu mbese wumva kubwo kwizera ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana wumva ari inshingano yawe kurishyira mu bikorwa kandi ukihana burundu kandi ko kugasanga ukabagira inama ijambo ry'Imana rirerekana ko uyu munsi ukwiye guhagarara nk'umukobwa n'umuhungu b'Imana ntabwo ukwiriye kugenda uko wishakiye Imana irashaka kugira ngo tubone gukiranuka kwayo kuzuye aba bantu bigiriye inama barishora ariko nyuma bamaze kwihana bamaze gukura ikibi muri bo bateye kandi baranesha baratsinda nshuti yanjye nkunda nagira ngo numara kwihana uzamyandikire uzavuga uti nabonye amahoro atangwa n'Imana ijambo ry'Imana iyo rigeze mu muntu ibintu byose birahinduka ntashobora guhisha icyaha ntagashobora guhisha cyangwa akomeza aririmbe ntashobora guhisha cyangwa akomeza abwirize ntashobora guhisha icyaha ngo akomeze ngo avuge ngo ari gufasha abantu yarahindutse ngeso nziza ajya gufasha abandi ku rugamba kandi ameze nka Kani kandi iyo umuntu yamaze kuzurwa muri we n'ubuntu bw'Imana ibintu byose birahinduka muvandimwe wanjye kandi inshuti yanjye igihe ni iki kugira ngo uhindure byose igihe ni iki kugira ngo ubashe guhagararana n'Imana Imana igihe Yesu yari ari ku musozi w'umugisha amagambo ndayakunda cyane yasanze abigishwa ubwo yari arimo kubabwira yababwiye abahiriwe abaribo ababwira iby'amategeko ye ababwira ibyo gusenga ababwira iby'imibanire yabo n'abandi ariko arababwira ijambo rikomeye ati nyamara hari ikindi nenda kubabwira umuntu wese wumva amagambo yanjye akayakomeza abahwanye n'umuntu wubatse wubatse ku rutare ejo twaganiriye muri iki cyumweru gishize twaganiriye ibyerekeranye n'iki ibyerekeranye no kugenzura inyubako wubatseho uyu munsi turuzuza iki cyigisho tuvuga noneho iyo umaze kwihana burundu warumvise ijambo ry'Imana ukarigenderamo
ubasha noneho kubaka ku rutare, noneho urwa rutare wubatseho ntabwo rubasha kunyeganyeza kuko urwo rutare ni Kristo. Haleluya. Iryo jambo riravuga ngo umurongo Matayo igice cya 7 umurongo 24 kugeza 29, ngo nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba. Wabyumvise? Ibigeragezo biraza, ibibazo bikaza, ukashwana n'umugabo ugatandukana, byose biraza. Noneho byamara kuza byarangiza bikagushyira hasi, iyo miyaga ihushye ngo ujya hasi. Ariko iyo wubatse kuri Kristo rutare, waramaze kwibwiza ukuri, waramaze kumusanga, ukumva ijambo rye, ngo ijambo rye rigamburuza impara, ijambo rye ngo rishwaza ibirimi by'umuriro. Haleluya. Nuko kuri uwo murongo wa 24 w'igice cya 7 haravuga ngo nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa kuko yari ishinzwe ku rutare. Urwo rutare ni Kristo, ni rwo rutanyeganyezwa kuko ni uba wavuze iri jambo akariduha, maze twamuhagararaho tugahagarana nawe twemye ntitubashe kunyeganyezwa. Nubwo iyi mivu yatemba, nubwo iyi miyaga yahuha, nubwo ibi byose byaza, ariko ntituriduka kuko turi muri Yesu. Ibigeragezo biraza bikikubita kuri rutare. Umwanditsi yaranditse aravuga ngo iyo twakiriye Yesu ngo aduhindukire urutare rutanyeganyezwa, ngo maze bya bigeragezo byaza ngo bikamubanzaho, ngo mbere yuko bitugeraho, ngo bikatugeraho twacitse intege, ngo byacitse intege. Haleluya. Bikatugeraho byacitse intege kuko byabanje kuri rutare. Imvura rero ni ukuvuga ngo iyiguye isanga dukomeye, ariko ku murongo 26 hari irindi rivuga ngo kandi umuntu wese wumva aya magambo yanjye ntayakomeze, uwo ni umeze nka Kani utarigeze ukomeza amagambo y'Uwiteka, azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Yamvura yije, ya mivu yitembye, umuyaga ugahuha, byose byikubita kuri iyo nzu. Kugwa kwayo kukaba kunini, kukagaragarira bose, ugahita ugaragaza aho wari warubatse. Akani yagaragaje aho yari yarubatse, ariko Yosuwa nk'umuntu w'Imana ntabwo yarekeye aho, yarapfukamye arasenga, abwira Imana. Imana irahaguruka, irazira batabara, irabwira iti nyabuneka nimukure ikibi muri mwe, nimuhaguruke mukure ikibi muri mwe. Yesu ngo amaze kuvuga ayo magambo yose, ba bantu batangazwa no kwigisha kwe, ngo kuko yabigishaga nk'ufite ubutware kandi ntase n'abanditsi babo. Haleluya. Aya magambo aranezeza cyane. Amaze kwigisha abantu baranezerewe, ntabwo yabanshaga gusa n'aba banditsi ko ngo yigishaga nk'ufite ubutware. Yosuwa rero yarahagaze hariya nawe ameze nk'ufite ubutware, ategekera mu ijambo, avugira mu ijambo. Imana ihabwa icyubahiro, kandi Imana iravuze ngo ijambo ry'Imana riramburuza impara. Haleluya. Ndetse ryarangiza ngo rigashwaza ibirimi by'umuriro. Ni ukuri nuryakira uzaba uhindutse nk'uyu munyabwenge, kandi rizakurengera aho uzaba uri hose. Niyo mpamvu usaba Imana mu ijuru ngo ikurebe neza, iguhe gutumbira ikaruvari, iguhe kwanga icyaha n'igisa nacyo. Wibuke ko Kristo igihe yarabambwe hagati y'isi n'ijuru byari kubwawe nanjye. Reka Satani atsindwe, Imana iguhe gufata icyemezo, Mwuka Wera kubera umuyobozi, maze agusigasire. Nibyo ngusabira nshuti yanjye mu izina rya Yesu. Amen. Mana ndagushimye kuko uri Imana, ndagushimye kuko ukomeye, ndagushimye kubwira ijambo ryawe. Ndaguhamagaye ngo ufashe abana bawe, ubaburire, ubakomeze, ubahe kuba mu ruhande rwawe, kandi Satani atsindwe, utsinde kuko uri Imana mu izina rya Yesu. Amen.